Ikaze wewe uri kunyumva uri impande zitandukanye z'igihugu yaba amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasiro bwaryo ndetse n'uri kunyumva uri mu mujyi wa Kigali, abadiaspora namwe ntabwo tubibagiwe aho muherereye hose, Imana nikomeze ibane namwe, Imana nikomeze ibampere imigisha. Rero niba ari ubwa mbere ugeze hano reka ngusabe unkandire ku ijambo subscribe niba ntakugoye, unkorere share ujya muri commentaire unyereka ko turi kumwe. Aka kanya rero tuje no kukubwira udushya twaraye turanze igitaramo cy'umuhanzi Davido, ni igitaramo umuhanzi Davido yari yakoreye hariya muri BK Arena. Mbere yuko dutangira reka mbanze mbifurize umwaka mushya muhire, dore ko iminsi yatujyanye cyangwa se iminsi isigaye ari mikeya kugira ngo uyu nguyu turimo urangire. Rero umwaka mushya muhire, umwaka mushya w'ibihumbi 2026 uzawubonemo ibyiza, uzawubonemo udushya gusa. Umwaka w'ibihumbi 2026 uzawubonemo ibyo utabonye muri uyu nguyu w'ibihumbi 2025. Rero na Noheli nziza cyane kuba yizihiza, niba yizihiza Noheli wumve ko nkwifurije Noheli nziza, Imana izagomeze ibane nawe kandi Imana izakongerere imigisha. Rero umuhanzi Davido yaraye akoreye igitaramo cy'amateka hariya muri BK Arena, ni igitaramo cyari cyitabiriwe n'abatari bakeya, dore ko n'umugore wa nyakubahwa perezida wa Repubulika Jeannette Kagame nawe yari yitabiriye kino gitaramo cya Davido. Rero ubu iki gitaramo kikaba cyanaperforminzemo abahanzi ba hano mu Rwanda bafitemo amazina akomeye, dore ko umuhanzi Gitoko urukumbuye n'abatari bakeya yaperforminze muri kino gitaramo. Umuhanzi Gitoko wari umaze igihe atagaragara ku rubyiniro nawe yaperforminze muri kino gitaramo cya Davido ndetse yanakigiremo ibihe byiza. Si uwo gusa performinzemo, dore ko na Ruganijo nawe yaperforminzemo nawe akigiriramo ibihe byiza. Rero undi muhanzi wakozemo noneho agashya akaba ari Juno Kizigenza ndetse na Ariel Ways. Aba bo bagiye kuri stage ndetse barasomana, ibi bintu byabo byanavugishe abantu benshi bagiye batandukanye hano ku mbuga nkoranyambaga, bari kwibaza ese Ariel Ways na Juno ibyabo bimeze gute, bari mu rukundo cyangwa se Ariel Ways ibyabo ati ni gute ko twari tuzi ko batagihuza cyangwa se bashwanye, ati ni gute bahuriye kuri stage barasomana. Uburyo basomanyemo wabonaga ko ni abantu bari mu rukundo, wabonaga ko ni abantu nyine bari mu rukundo, ntago ari ibintu byari bibatunguye. Abenshi bavuze ko umuhanzi Juno Kizigenza ukwihangana kwamunaniye, rero ahita asoma uyu mukobwa Ariel Ways. Rero iki gitaramo Davido yaje nawe kuba yajya kuri stage araperforminga, kandi Davido yakoze nawe udushya, dore ko yaperforminze igihe kingana n'isaha imwe n'iminota 38 ubaze ku masaha. Rero n'umuhanzi Davido wakiranywe urukundo n'abari yitabiriye kino gitaramo hariya muri BK Arena, dore ko umuhanzi Davido avuga ko aje gukorera igitaramo hano mu Rwanda amatike yahise anarangira ku isoko. Rero umuhanzi Davido akaba yarashyitse mu Rwanda ku munsi w'ejo ku masaha y'igitondo, ahita ajya kwiyogoshesha kuri salo y'uno mukwaferi witwa Wamuniga, dore ko Wamuniga ari umwe mu bakwaferi bameze neza cyane hano mu Rwanda. Rero akimara kuva kwiyogoshesha kuri uno mukwaferi Wamuniga, yahise aza hano kuri BK Arena, ahita aza guperforminga gukora igitaramo cy'amateka, dore ko ari ku nshuro ya 5 no muhanzi Davido ataramiye hano mu Rwanda. Rero Davido yongeye kuba yakora agashya cyangwa se yakora amateka, rero ariza benshi. Rero uburyo yaperforminzemo ni ibintu byatunguye benshi, uburyo yaperforminzemo abonaga ko ni ibintu yaje yiteguye. Rero uyu muhanzi Davido akaba afite ikindi gitaramo ku ruhande cyari kuba ku munsi wo kuwa 4 kiswe Meet and Meet. Iki gitaramo kikaba kiri bwabe kuri uno munsi, akaba ari igitaramo cyasubitswe ubwo Davido yavugaga ko atari bwaze kuwa 4 ko ananiwe agiye kubanza aruhuke kazaza kuwa 5 ari nabwo azahita ajyana muri BK Arena. Rero uyu muhanzi iki gitaramo avuze ko bari bagisubike ari bwaza gikore kuwa 6. Iki gitaramo akaba ari bwaze kugikora uyu munsi, akaba ari igitaramo itike yacyo ya makeya ni ibihumbi 300 byonyine. Utayafite ntago waza muri kino gitaramo cy'uno muhanzi wa Davido kiri bwabe uyu munsi kiswe Meet and Meet. Tike ya makeya ni ibihumbi 300. Rero reka ngushimire rero twabanye, gusabe niba ari ubwa mbere ugeze hano nkandire ku ijambo subscribe kugira ngo tugende tubana, unyereke ko turi kumwe. Ni Digi, umwana uyikora ubikunze, umwana uhozaho.